Ku nshuro ya mbere mu mateka abayobozi ba diaspora nyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye imihigo y'ibyo bagomba gukora mu mwaka wa 2020 na 2021. Ku isonga ibi byari birimo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda no guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Iyi mihigo yasinyiwe mu mwiherero ngarukamwaka wahuje abayobozi 27 ba za diaspora bahuriye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wigiyemo ibyateza imbere umuryango nyarwanda n'uruhare rw'abo mu mahanga mu guteza imbere igihugu cyababyaye binajyanye n'icyerekezo 2050. Perezida w'umuryango w'abanyarwanda baba muri Amerika yashimiye abayobozi n'abafatanyabikorwa babo bitabiriye uwo mwiherero wabaga ku nshuro ya 6. Babwiwe ko mu byo biyemeje umwaka ushize byo kongeraho RCA nshya 5 mu rwego rwo kwegera umunyarwanda hari hose muri Amerika, bawurengejeho bakaba uyu mwaka bawutangiye barashyizeho 7. Umwiherero w'uyu mwaka ni umwiherero wari ufite byinshi twigiraho. Buri mwaka dusubiza amaso inyuma tukarebera hamwe ibyo twakoze, ibyo tutashoboye gukora nabyo tukabisuzuma neza kugira ngo dushake imyanzuro nk'umuryango muri rusange twubakiraho kugira ngo tunafate n'izindi ngamba zidufasha mu rwego rwo kubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Icyo twari tugamije muri iyi nama ya 6 y'umwiherero w'abayobozi hano mu mujyi wa Washington DC yari kurebera hamwe mbese niki twakora nk'abayobozi, guhuriza imbaraga hamwe, kwiyubaka nk'imiryango, ariko turebera hamwe muri cya cyerekezo 2050 turebe niki nka diaspora twarebera hamwe mu by'ingenzi byagira akamaro igihugu muri rusange. Ikintu twishimiye cyane nuko twagejejweho ubutumwa butandukanye n'abayobozi batandukanye, uhereye ku bayobozi ba za RCA ari abamaze igihe n'abasha, twongeraho tugira n'ibiganiro bitandukanye. Tugira ubutumwa bwa Ambasaderi Mathilde Mukantabana userukira u Rwanda hano muri Amerika, binarushaho kuba twagize impanuro ivuye kuri Minisitiri utegetsi w'u Rwanda Dr. Shyaka Anastase, watubwiye ati nimureberere hamwe ukuntu mwareba ahantu hose hari umunyarwanda aho mutuye, mumenye imibare, bityo bibafashe kuba mwarebera hamwe imyanzuro mwafata kugira ngo mukemure ibibazo byaba bihari, ariko mureba n'ibisubizo bishoboka bivuye mu maboko n'imbaraga z'abana b'Abanyarwanda batuye mu ntara ya 6. Ntago nashiraho umubare ku byo duteganya kuzageraho. Twebwe icyo dukora nuko buri mwaka dusubiza amaso inyuma tugasuzuma ibyo twagezeho, kandi tunarebera hamwe muri icyo cyerekezo 2050 mbese ni hehe twahuza imbaraga igihugu cyaba gikeneye mu rwego rwo kubaka capacity muri za sector zitandukanye. Tumaze iminsi dukangurira urubyiruko rwiga hano muri Amerika n'urukora kurebera hamwe uburyo bareberera hamwe ibyo bigira ahangaha n'uburyo byagira akamaro igihugu, haba muri sekiteri y'uburezi cyangwa ya sante n'ibijyanye n'ubukungu, kugira ngo duteze imbere igihugu nubwo turi hanze y'u Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde yashimiye abayobozi ibikorwa byiza bakora mu kugaragaza isura nziza y'u Rwanda. Yabasabye gushyira hamwe kugira ngo biyubake kandi banigira hamwe icyateza imbere u Rwanda. Ambasaderi Mukantabana yijeje ubufatanye bwa ambasade mu gihe cyose bazayiyambaza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Anastase Shyaka yibukije abayobozi ba diaspora nyarwanda ko aribo bahanzwe amaso nk'abareberera inyungu z'intara ya 6 y'u Rwanda. Inama nk'iyi ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda. Iyo tuvuze umwiherero ni ukuvuga abantu nk'aba bayobozi baba ari abahana bari n'abiwacu mu Rwanda. Ni ahantu abayobozi bagiye gushakira ibitekerezo bishya
bigiye gutuma bafata ingamba zikomeye zo guhangana cyangwa zo gusubiza ibibazo bihari. Inama nk'iyi rero turayibonamo nk'amahirwe akomeye atuma abayobozi b'inzego zitandukanye z'abanyarwanda baba muri iki gihugu bashobora guhuza ibitekerezo no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bahuje. Ngira ngo ikigaragara ni uko igihugu cy'u Rwanda n'abana bacyo baba hanze ubumwe buragenda bwiyubaka kurushaho. Dushimishwa no kubona abanyarwanda baba mu mahanga cyane cyane muri Amerika bafite inyota yo kumenya u Rwanda, bafite ubushake bwo kurukorera, bafite ubushake bwo gushyira hamwe, bafite n'inyota yo kugira ngo duhure nk'uko duhuye, tuganire kuko twese turi abanyarwanda, kandi ari uba hanze yacyo ari n'uba mu gihugu imbere. Dufite ubuzare bumwe ku gihugu, ariko dufite n'inshingano zo kugikorera twese, buri wese mu ruhande rwe. Ubutumwa rero bwangenzaga, icya mbere byari ukubaramutsa no kubishimira, ariko icya kabiri byari ukuganira nabo kugira ngo turebe ni iki cyakorwa kugira ngo diaspora cyangwa se abanyarwanda babi bashobore kwiyubaka kurushaho, ariko nanone bashobore no kubyarira umusaruro u Rwanda rwababyaye. Hanyuma icya kabiri byari ukureba niba hari ibitekerezo byo mu Rwanda cyangwa za porogaramu zihari, icyerekezo 2050, gahunda zikomeye za ngombwa z'ingenzi twumva igihugu cyacu kibatezeho amaboko, n'ibyo twaganiriye. Icyanshimisha ni ukumva ko u Rwanda rwaguka, kumva ko abana bakurira mu Rwanda rw'ino bakarumenya, bakarukunda, bakunga ubumwe, bakanagira n'inyito yo kurusura igihe bibashobokeye. Icya kabiri ni ukumva ko abanyarwanda bari inaha bose, baba ari inzobe, baba abirabura, baba ari abagore, baba ari abagabo, bose biyumva nk'amaboko y'u Rwanda. Iyo myumvire mbaturabukungu ibatura iterambere ry'igihugu n'iryabo, numva ari wo muhigo ukomeye. Harimo n'ibikorwa bitandukanye bashobora gukora, ariko kubaka u Rwanda rukomeye hanze y'u Rwanda ni ikintu gikomeye. U Rwanda rw'abanyarwanda bunze ubumwe, abanyarwanda bari kure y'u Rwanda batarangwamo ingengabitekerezo ya jenoside, abanyarwanda bazarangwa n'igihugu kimwe, no kumva ko ari bunze ubumwe nk'uko nabo mu Rwanda ari uko, bafite n'inyota y'ubwo bumwe. Abanyarwanda ariko bahurira ku Rwanda, u Rwanda rukabahuza, narwo bakaruhurizaho imbaraga, baharanira icyaruteza imbere, baharanira icyabahuza, baharanira kwibona mu gihugu cyabo nk'uko nawe ntawe giheza. Ni amabara ubundi igihugu cyacu ukirebye ukakirebana n'abana bacyo bari hanze yacyo, wavuga ko abo bana bigaragaza mu mabara atatu. Hari ibara ry'abana b'u Rwanda bari hanze y'u Rwanda ariko bakomeye ku gihugu cyabo, bashaka kugikorera, bafite inyota yo kukibona gitera imbere, bunze ubumwe nacyo. Iyo ni ibara bakunda kuvuga ko ari ibara ry'icyatsi, ariko ni ibara rimwe, reka tubare gutyo tubyita. Irindi rya kabiri rikaba ari bita ko ntibindeba, sindi mu Rwanda, uru Rwanda sindwitayeho, ntacyo rumbwiye, bazimenye nanjye nzimenya. Abo ngabo ni ikindi cyiciro, ni icyiciro cy'abanyarwanda. Ikindi cyiciro cya gatatu rero ni abumva bagikomeye ku macakubiri, bagikomeye ku byakomerekeje u Rwanda, barangwamo ingengabitekerezo ya jenoside, bumva u Rwanda tuzi ubu, u Rwanda rwiyubaka rw'abanyarwanda bose, bafiteho ubuzare kimwe, bareshya, u Rwanda rw'abanyarwanda ruteza imbere ubunyarwanda, bashyira imbere amoko, bakumva ko urwo Rwanda bo ntarwo bashaka, banabonye n'uko barutera. Icyo ni icyiciro cy'abanyarwanda tuzi ko gihari, ariko twishimira ko ari bo bake, ariko twumva nabo twifuza ko bahinduka.
noneho tukazagira cya cyiciro kimwe cy'abanyarwanda bunze ubumwe n'igihugu cyabo, abana bacu bose bakavuka bunga ubumwe n'u Rwanda. Abo bumva bahekenya amenyo ku Rwanda rw'ubu nabo bakashyiramo imipira ntibahekenya amenyo, ahubwo bagatekereza u Rwanda nuko bakwiyunga narwo kandi rubateze yombi. Ba bandi ntibindeba nabo bakazirikana ko ni nka kwa kundi ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, so nyina wabo yita u Rwanda rero arahari, ntibazamwibuze kuko warabashaka. Rwose ntukabe ntibindeba ku gihugu cyawe kuko ni ingobyi yaduhetse. Amazi arashyuha ntibagirwa bambeho nubwo wagira ubwenegihugu bw'ibindi bihugu 100, ariko nta gisimbura ubwenegihugu muzi bw'amaraso bw'ubunyarwanda dusangiye. Biri amahire mu mategeko yacu ntibibujijwe, ushobora kuba umunyamerika w'umunyarwanda turabyemera, ariko nta kuba ntibindeba ku gihugu cyawe. Igihugu cyacu ni u Rwanda, ahubwo tukubaka iyo myumvire igororotse ariko urwo rukundo ku gihugu, kandi bitavuze ko umuntu wese ufite isano nyarwanda agomba kujya kuba mu Rwanda. Aho waba uri hose, igikomeye ni uko iyo sano n'igihugu ikomeza kuba kuzira ikizinga. Ubwo bumwe n'u Rwanda twese tukabuharanira kandi tukabwubaka, n'ugicumbagiramo akagira ibakwe ryo kubusigasira. Nicyo numva nakwifuriza abanyarwanda baba hanze, kugira ubumwe n'igihugu cyabo. Ubwo bumwe kandi tukaba tububonamo nk'ikintu gikomeye mu kubaka umutekano usesuye, kandi tuzi ko ariwo shingiro ry'amahoro arambye, ni nawo shingiro ry'iterambere, ariko ni no kubaka cya cyerekezo cya kure cy'u Rwanda rureba kure, u Rwanda rwa 2050, u Rwanda rw'abanyarwanda bose, u Rwanda rukataje mu iterambere, kandi u Rwanda rukomeye ku mutungo warwo wa mbere ariwo w'umunyarwanda, ariwo abantu. Niyo mpamvu ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda aho bari hose tukireba atari mu kuvuga ngo ni abantu bafite ibyo bahuriyeho gusa, ariko ni no kukireba mu rwego rw'iterambere rirambye n'umusingi w'ibindi byose bisigaye, kuko tutagifite byaturushya kubona ibindi. Ariko igihe icyo wakibonye, ubonye imbaraga zituma na bwa bukungu bwubaka, na ya mibereho myiza irashoboka. Ariko n'ijambo mu gihugu niko gaciro, nicyo kintu giha abanyarwanda agaciro cya mbere, kuba ari abanyarwanda bumvikana, ariko bumvikana bahuriza. Mushobora no kumvikana musangiye urwagwa, ariko ngenda ndavuga kumvikana kuko musangiye igihugu kandi munakifuriza neza no kugira ngo gitere imbere. Yabibukije ko bakwiye gushyira ubunyarwanda muri byose kugira ngo binabafashe kugaruza intama zatakaye. Muri uyu mwiherero kandi hanabaye ibiganiro byagaragarijwemo intambwe imiryango y'abanyarwanda baba mu mahanga RCA bagezeho biyubaka, uko bateza imbere ishoramari n'izindi gahunda zigamije guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho y'abaturage. Abawitabiriye bemeje ko mu mwaka wa 2020 na 2021 imihigo yahurijweho izatangirwa raporo kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mu mihigo yasinyiwe harimo kugaragaza ubumwe n'ubwiyunge muri za RCA no gushyira ubunyarwanda imbere mu rwego rwo gucyura intama zatakaye, kurwanya abifuriza u Rwanda nabi n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, kongera imbaraga mu gukangurira abanyamerika gusura u Rwanda binyuze muri gahunda yo kumenyekanisha ibyiza birurimo ya Visit Rwanda. Aha buri RCA ikazajya igaragaza ibyiza by'u Rwanda binyuze mu mamurikagurisha y'ubukerarugendo abera mu mijyi 27 y'Amerika. Gushakira isoko ibicuruzwa bya Made in Rwanda mu isoko rya Amerika, kubaka ubucuti hagati y'imijyi batuyemo n'iyo mu Rwanda, ndetse no kwigisha umuco, ururimi, imbyino n'indangagaciro nyarwanda. Buri muyobozi kandi yasabwe kuzatanga raporo y'ibyakozwe nyuma y'umwaka. Uyu mwiherero wasojwe abayobozi bifatanya n'abanyarwanda n'inshuti zabo mu gusengera u Rwanda ndetse no kururagiza Imana. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Washington DC.